Massage si abakire ni abantu bazi ubwenge, si ubusirimu ni ubuvuzi ntutinye kuyigerageza. Irakiza umubiri ikarinda indwara nyinshi, niba ubabaye ntutegereze kurwara. Muraho neza bakunzi bamenye ubuzima TV, ndabashubuje cyane kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Uyu munsi nabateguriye video isobanutse kuri massage, impungenge duhura nazo igihe baturangiye ko massage yaba igisubizo. Ese ifatwa ite? Abantu bayizi gute? Ese massage ni nziza? Ese massage ari byo yangiza ku mubiri? Byose nabiguteguriye muri iyi video. Nkurarikiye gukurikirana video yose ukayireba ukagera ku musozo, urabasha kubona impamba n'ubusobanuro bwimbitse busobanutse kuri massage. Ituje imitsi yawe igasukura amaraso, nibura umukozi cyo ikenera rimwe na rimwe. Ikaze mu kiganiro rero. Ubu turatangiye. Massage dukunze kuyumva mu bihe byinshi, twumva abantu bajya muri massage kwa muganga, hari abantu bakoresha massage muri sauna, hari abajya ku mahoteli, muri za spa n'ahandi. Ese izo massage baba bagiye kureba ziba zigamije iki? Ese massage ni ngombwa ku buzima bwanjye? Ese massage ni ngombwa ku buzima bwawe? Ese wowe ubyumva ute iyo bavuze massage, cyangwa ibonye ahantu hari icyapa cya massage, cyangwa iyo wumvise umuntu ajya gukoresha massage? Ese waba ufite ubusobanuro bwimbitse ku buryo usobanukiwe na massage? Wibera ko massage ari abakire, oya shani umubiri wawe buri wese arayikenewe. Massage si abakire ni ubuzima bwiza. Mbere yuko twinjira mu busobanuro bwa massage, reka tubanze turebe massage ni iki. Mu buryo bwo gukanda umubiri ukoresheje amavuta n'intoki, cyangwa ukoresheje imashini zabugenewe, cyangwa se ugakanda nta n'amavuta wakoresheje. Iyo niyo massage. Umuntu agakanda agamije kuruhura umunaniro, stress cyangwa se ububabare. Iyo massage ikozwe n'inzobere, igakorwa n'abantu babyigiye neza, massage itanga umusaruro mwiza kandi urambye ku buzima bw'umuntu, kuko nicyo gikoresho ubu dufite gishobora gufasha umubiri kuwuruhura mu buryo bwuzuye. Abikara ku biro, abanyeshuri n'ababyeyi bose barayikenera, si by'abakire gusa. Mu gihe massage ikozwe n'umuntu ubizi neza, uzi icyo agamije, ifasha kugutembera kw'amaraso, ikananura imitsi, ndetse ikaba yabasha no guhindura ibyiyumvo by'umubiri. Tumaze kubona massage icyo ari cyo, reka noneho turebe ni akahe kamaro ko gukoresha massage. Ituje imitsi yawe igasukura amaraso, nibura umukozi cyo ikenera rimwe na rimwe. Massage igabanya stress ndetse n'umunaniro, igafasha mu kugabanya ububabare bw'umugongo, bw'ijosi, ndetse n'ibindi bice by'umubiri bitandukanye. Iyo babimashije, ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze buragaruka mu gice cy'umubiri cyamashijwe. Nibura umukozi cyo ikenera rimwe na rimwe. Ituje imitsi yawe igasukura amaraso. Massage nanone ifasha gutembereza neza amaraso, igafasha no kuvana amavunane mu mubiri umuntu ahura nayo mu kazi akora ka buri munsi. Aha twatanga nk'urugero ku bakinnyi, cyangwa se abantu bicara igihe kirekire, cyangwa se bahagarara igihe kirekire. Ariko akenshi abantu bakunze guhita babona amavunane cyane iyo umukinnyi avuye mu myitozo, abananiwe,
iyo abashije gukoresha massage araruhuka neza. Urumva ko niba umukinnyi abasha kuruhuka yananiwe cyane, ubu umuntu wicaye cyangwa wahagaze we nta karusho, umunaniro n'amavunane byose bihita bihagarara. Ni buri umukozi cyo ikenera rimwe na rimwe ituji imitsi. Ikindi twavuga kuri massage ni uko ku bagore batwite ndetse n'abagore babyaye ibafasha kongera gusubiza imihore yabo ku murongo ndetse ikabasha gutembereza neza amaraso. Ndizera ko turi kumwe, tumaze kubona akamaro ka massage. Reka noneho turebe imwe mu myumvire abantu bakunze kugira kuri massage, imwe mu mitekerereze cyangwa se uburyo abantu bafatamo massage. Iyo umuntu avuze massage, abantu benshi bakunze kubifata bati: umunaniro urahangayitse, umugongo uremereye, fata umwanya ukore massage ninko gukaraba umutima. Hari abibwira yuko massage ari iy'abakire cyangwa se abantu bakeneye kuruhuka ku buryo bwa relax, uburyo bwo kwinezeza, ndetse hakaba n'abandi bayifata nk'ibikorwa bibi nk'ubusambanyi. Kumva ko umuntu ugiye muri massage agiye mu busambanyi, cyane cyane ko akenshi ukurikiranye ugashakisha kugira ngo ugire ubumenyi kuri massage, ugasanga hari indi message itandukanye mu by'ukuri n'akamaro ka massage, itandukanye n'ibyo umuntu yagakeneye kuri massage, ahubwo hakaza indi message ikuraho kuba umuntu yakenera massage bitewe nuko bamwe bayikoresheje. Ariko ibyo byombi ntabwo ari byo, si byo rwose. Massage ni ubuvuzi butanga umusaruro. Ni byiza rero ko tuyifata nk'igice kimwe cy'ubuzima buzira umuze, ubuzima bwiza, nk'igice cyo kwirinda ibibazo by'amavunane n'umunaniro biganisha ku bubabare ndetse no kuba umuntu yagira ubumuga. Nyuma yo kubona imwe mu myumvire cyangwa se uburyo abantu bafatamo massage, reka turebe ni bande bagenewe gukoresha massage. Ninde uzakenera gukoresha massage? Ese azaba afite ikihe kibazo? Ese buri wese yakenera massage? Reka tubirebe muri rusange. Massage si abakire, ni abantu basugenje, so usiri mu nyubuvuzi nutinye kuyigerageza. Abantu bakunze gukenera massage cyane ni nk'abakozi bakora mu biro, bicara amasaha maremare, amasaha menshi, cyangwa bakicara umwanya munini hatabaye kugenda bahaguruka. Abantu bakora imirimo ivunanye nk'abamotari n'abandi bakoresha ingufu, ndetse n'abagore batwite cyangwa se babyaye mu rwego rwo gufasha imibiri yabo. Abandi bantu bakenera massage cyane ni abakinnyi muri bose. Umukinnyi wese wakoze imyitozo, nyuma y'imyitozo aba agomba gukoresha massage kugira ngo umubiri we udatakaza umwimerere, udatakaza forme, kugira ngo abashe kugenda yiyungura no kongera kariyeri ye. Abantu bose bitewe n'imibereho tubayemo mu buzima bwa buri munsi, dukoresha imbaraga. Umuntu wese akenera massage bitewe n'ikigero cy'imirimo ye, bitewe n'uburyo akoresha mu mubiri we. Nta muntu n'umwe rero udakenera massage, kuva ku mwana uvutse kugera ku mukambwe. Massage ni ngombwa. Abamotari, abanyonzi, abacuruzi bahagaze igihe kinini, abikara ku biro, abanyeshuri n'ababyeyi bose. Mbere yuko tugera ku musozo, reka twanzure tuvuga tuti massage si y'abakire, massage si ibitangaza, massage si inzaduka,
ahubwo massage ni bumwe mu buryo abantu bakoresha bagamije kugira ubuzima bwiza. Ni bumwe mu buryo umuntu akoresha agamije kwirinda indwara cyane cyane zituruka ku mavunane n'imvune umuntu ahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ni bumwe mu buryo butuma umubiri ukomeza gukora neza. Tukaba dukangurira buri muntu wese kugerageza gushakisha massage ikozwe n'inzobere, ikozwe n'abantu babyize, ku buryo yabasha kwirinda ibibazo bishobora kuvuka ku mubiri we biturutse ku miterere y'ubuzima umuntu abayemo umunsi ku wundi. Bwa buzima bwacu bwa buri munsi, waba uri mu rugo, waba uri mu kazi, waba ukorera muri biro, waba ukora imirimo y'ingufu, buri muntu wese akeneye kuruhura umubiri we kugira ngo umubiri ubashe gukomeza gukora neza. Iyo umubiri utabashije kuruhuka neza, niho havukamo ibibazo by'amavunane ahoraho, bikaba chronique, bikazaviramo umuntu ububabare bukazabyara kuba umuntu yagira ubumuga. Ku muntu ugeze kuri urubuga bwa mbere, turamurarikira gukora subscribe kugira ngo abashe kwiyunga ku muryango mugari tumaze kubona, ndetse n'ibisomo ryakunejeje ukande kuri like, hanyuma usangize bagenzi bawe iri somo kugira ngo nabo bashe kugira ubumenyi bwimbitse cyangwa ubusobanuro bwihariye babona kuri massage butandukanye n'imyumvire twari dufite ko massage ari y'abakire cyangwa se ari ubugizi bwa nabi. Niba wagize ikibazo utwandikire muri comment kugira ngo tubashe kuzuzanya, guhanahana ibitekerezo, ndetse n'umuntu ufite inyunganizi yatwandikira kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo. Tubuza abantu kujya kwa muganga, ahubwo twebwe tugamije gukangurira abantu kwivuza hakiri kare kugira ngo no kwirinda bishoboke. Hirinda umuntu muzima, ntabwo hirinda umurwayi. Nizere ko iyi video yabashimishije. Ubutaha tuzarebera hamwe impamvu nyamukuru zo kugira amavunane mu kazi. Impamvu nyamukuru umukozi yumva adafite forme, umukozi akora yumva umubiri usa nk'ubushye. Ndabararitse ntimuzacikwe, naho utaha murakoze. Imana ibarinde. Ese urikuza kogora cyane, umva uremerewe n'akazi ka buri munsi. Menya ko umubiri wawe ukiraho kera ukavuga tambiwe. Amavunane si umuvumo, ni umusemburo wo kwitaho. Amavunane si umuvumo, ni ikimenyetso cy'akazi, ariko iyo kitagwaho aba intandaro y'indwara. Mugongo, ijosi, amaboko n'amaguru byose birashobora kwangirika. Twige kubungabunga imibiri yacu mbere yuko dutakaza ubuzima. Abamotari ku muhanda, abari mu nzuzi buri munsi, abigisha n'abanyamakuru, abakozi b'ibitaro, bubatsi ku miryango, bose bafite aho bibabaza, ntibavuga ariko birababaje. Iminsi yose ku kazi, umubiri uriyahura bucece. Umvise umutwe, umugongo, amavi cyangwa ijosi siko byakabaye. Umubiri wawe urataka, fata umwanya wumva ijwi ryawo, shiraho massage kunywa amazi kuruhuka igihe cyagenwe. Amavunane si umuvumo, ahubwo ni inyigisho y'ubuzima. Ntukavunike ngo wishime gusa, abo ufungura amaso, ngabunga umubiri wawe, ukurinda akazi. Ubuzima bwawe nibwo bushobora kuba ejo hazaza. Menya aho biganisha mbere uko bikugiraho ingaruka. Menya Ubuzima TV iraguteguriye inyigisho buri cyumwe. Gira ubuzima burambye, si ukugira amafaranga gusa, ni ukwiyitaho kandi dutangira ubu. Amavunane si umuvumo, ahubwo ni inyigisho y'ubuzima. Ntukavunike ngo wishime gusa, abo ufungura amaso, bungabunga umubiri wawe, mu kurinda akazi. Ubuzima bwawe nibwo bushobora kuba ejo hazaza. Menya aho biganisha mbere yuko bikugiraho ingaruka. Menya Ubuzima TV iraguteguriye inyigisho buri cyumwe. Gira ubuzima burambye, si ukugira amafaranga gusa, ni ukwiyitaho kandi dutangira ubu.
ukuri baguri wawe uguri wawe ukori gaho kibabaza ubukongi gaho kirabata ubukongi gaho kirabasa ubukongi gaho kirabata Amavunane si umuvumo ahubwo ni inyigisho y'ubuzima. Ntukavunike ngo wishime gusa ahubwo fungura amaso, bungabunga umubiri wawe ukurinda akazi. Ubuzima bwawe nibwo bushobora kubaka ejo hazaza. Menya aho biganisha mbere nuko bikugiraho ingaruka. Menya Ubuzima TV iraguteguriye inyigisho buri cyumweru.